Urugendo rw'Inzitane. Venasi yampaye niko MAMAHIRWA. Yego ndabumva. Uratangiye n'iminsi 2 itararangira. Iki se kandi papa Urongeye agakungu kawe n'uriya mugore ugendana Bibiliya wirirwa agenda ateza abantu ngo Yesu ngo uza amagambo yamvuzeho. Ese noneho nzabigenza nte kugira ngo umuhungu wanjye twongere twiyungite, ariko uramuti icyo nzi cyo zakora. Aha dore Karekezi bwaraje nefu umutwe shaka Karekezi noneho rwose ntago biri buvemo. Shawa waretse kunkorera kuko nakukunda uri kukuntu wanteje ingare ejo mu ndimo. Ntucikwe urugendo rw'Inzitane kuri UWEZO.com buri wa gatatu ku isi saa 11 ndetse na buri wa gatandatu isaa 1 z'umugoroba. Yesu n'amahindazwe izina rye ryogezwe ntaguza amaraso. Iyi mbuga nayo rwose mana yari yarahindutse nabi rwose mana we izansigamo imvune. Venasi yampaye Yo MAMAHIRWA. Venasi uraho? Uraho neza? Birutese. Niriwe neza. Isashimwe. Yes ahimbazwe yewe umva nari ndimo nkubura hano nyine. Ndabibona. Urabona ndi gukubura se. Wagiye ukazana kari agatebe kari hari ahanze ukicara hafi hano ntago ivumbi akavura karaguye nta vumbi tube tuganira. Papa hirwa hoye sinzano yari yerekeye. Umva icara ngo tuvuganeho gatoya nta vumbi ngo ndagutumurira. Umva turaho nyine tumeze neza urabona ndi mu mirimo igiye kunyica amasuku akabebese kameze gati. Umva Mahirwe ameze neza umva afite ibyishimo arasere ndi kumureba simuhaga yaragukumbuye. Kararyamye se? Araryamye karacyasinziriye rega haracyari mu gitondo ahubwo nawe urazindutse. Hari imiti bari bampaye ahubwo warayibagiwe. Nawe bagiye kukuyiguha. Igihe kafashwe wenda kagize nk'umuriro ukayigaha. Nuko wa kumenya amakuru ukuntu bimeze mu rugo. Umva mu rugo rero biragenda n'ejo umuyobozi yaradusuye shasanga tumeze neza ariko nyine mbona papa hirwa mbona bimuteye akabazo ko barayaraje kuneka n'iki ariko hari ko ari ukwiganirira. Ariko tumeranye neza ibintu bimeze neza abana bameze neza nukuri kose turashima Imana. Girugaruke rero ku rusengero turanagukumbuye muri korari di. Umva ujuza sha reka mbanze nsiti tutuntu ku murongo nk'icyumweru kimwe umva ngomba kuza none ngasenga birushijeho ngashima Uwiteka niwe wangaruye nukuri komeye. Rero ntabwo ntinda nje no kureba ukuntu bimeze muzanire n'utuduti reka nsubire nanjye ngiye gutunganya iby'iwacu. Tumpe ntubike hanyuma nkugezaho ku irembo nyine nanjye nkomeza amasuku. Ngeze ku irembo ubwo umwana ameze neza. Umva ameze neza aracyasinziriye rwose. Ngaho ngeze ku irembo naho ubundi yewe ni amahoro masa. Nuko Yesu akomeza abijyemo mukomeze muba amahoro. Yewe Venasi dore papa hirwa ndabona aje reka ngusezere. Rekavura nawe reka ngende. Oya ariko nta n'ikibazo ariko reka nanjye ngende nyine ngomeze nkora amasuku urakoze. Umunsi mwiza. Yego. Ariko se niko Karame papa hirwa. Niko MAMAHIRWA. Yego ndabumva. Uratangiye n'iminsi 2 itararangira. Iki se kandi papa? Urongeye. Ntago nzi ari ku kibazo. Ngo ntago uzi iki? None se bigenze uriya mugore ntiyaragusenyeye? Agakungu kawe n'uriya mugore ugendana Bibiliya wirirwa agenda ateza abantu ngo Yesu ngo agenda avuga ngo uza amagambo yamvuzeho. Wa mugore we kandi ni wowe unsembura
none se papa ni wowe Hirwa utsembura papa Hirwa basi mbabarira sibyo urumva umuntu wansigaranye umwana kuko njye numvaga nta kibazo cye yaranzaniye n'imiti ntabwo baje kumunyaka ku ngufu nawe nari nshoboye kurera si umwana wanjye ndavuze ngo sinshakaga kumva okay nta kibazo basi ndaza kubihagarika ntago nzabisubira gusa yaranzaniye imiti ngiye bundi sinkunu umugore usuzugura umugore utumva wagira ngo hari ibihato byuzuye mu matwi ntaba yumva ibyo umuntu ari kumubwira yaranzaniye imiti nasize y'umwana ariko okay nta kibazo nimba utabikunda ndagusezeranya ntago tuzongera wenda kujya tubonana kenshi uracotora papa Hirwa basi mbabarira pe mbabarira rwose ubundi nibagiye radiyo yanjye hari ukuntu ese ya radiyo yanjye iri hehe ubu yari iri hariya ku meza muri salo nyizindukana nyijyana kwa karori reka nyikuzanire yimereze reka nyikuzanire yari iri hano ku meza muri salo hari ntiwayibagiriwe ariko ni ukuri kose nta kibazo nutitonda oya ndabikosora gira vuba se amagambo ko mbona aba yarakurenze wagira ngo mwakire mereza hano yego ngaho ni mwakire mereza hano nyisigire karori sinzi niba ari amabuye niba ari bakire ntago nzi ibyo yagize genda arakurebera nta kibazo ntabwo ngaruka saa sita sawa umunsi mwiza papa Hirwa ntago muri buze kurya se simbategurire ariko ko wagira ngo wumva okay nta kibazo ubwo naha ni mugoroba ubuse noneho nzabigenza nte kugira ngo umuhungu wanjye twongere twiyunge ariko uriya muti icyo nzi icyo uzakora naho ubundi ntabwo uriya musaza yagukoreramo ngo bireke gukora ibyo nzamukorera iriya nshege izambona mukecuru ese mwaramutse noneho mumeze neza naramutse muhungu wanjye dore ndamahoro ariko ntago ndamahoro neza nako bimeze bite se rega sinkiryamatsige ndarankutekerezaho buriya ibintu uba warankoreye nawe biba byarantunguye buriya nk'umwana wanjye sinzi rwose ibyo ubutekereza ariko rero mawe hariya ni ukumbabarira urabona kuri abazindutse aribwo yaraye akiza n'ibyo ari byabereye mu nama banyihanangiriza ngo bazamfunga biriya byose byari byanteye ubwoba imana ishimwe uracyabyibuka mbese rega narinzi ko utabyibuka ubonye ngo iranshege yinteze di oya ndabyibuka ubwire umugore wawe koko amvugiremo nawe utere hejuru umubwire ko umbwire ko ndi ariko mana nako ngo barakoroze nako dore baranagucuritse niko wifate wowe nk'umwana wanjye nari nizeye muri byose utinyuke urenze gusuhuza iranshege mu bantu ku karubanda ugire gutyo yimpoberere mu maso nurangiza urenzeho unantuke koko mu maso ye erega mukecuru buriya wandamukije nabi wa muhungu we ntundebe uko ndabyumva mawe ariko rero mawe reka nkubwire buriya ntabwo uzi buriya iyo ushaka gufata ingwe urayizi ingwe iyo ishaka gufata mu gakanu iyo ishaka gufata mu gakanu hari ukuntu ibanza ikazenguruka ishya ikazengura igacunga igasubira inyuma igasimbuka igahita iyifata buriya ndimo ndiyorobeka ntago banzi koko se mwana wa oya ntabwo burozi bwamfata ngenda bizi mutegereje ku kosa rimwe ubaze ngo narahindutse urumva ndimo namubwira utugambo twiza nkagenda nkazana ibiryo nkahahira we na cyana kimuga urumva ariko ndabizi neza ko umupangwa ubu se nakwibagirwa ukuntu yagukubise ma ariko nawe ntukamuryoshye ngo ukabye uzi ko nari nagize ngo nibyo reka mama ntabwo uzi umuhungu w'ibyari njyewe gahunda mfite niyo gufata mu gakanu fata mpiri
bazayoberwa n'icyabaye. gira vuba utabare naho ubundi barakwishe. None se ma rega nari nzi ko baguhubitse byarangi uzi ko ejo bundi mperutse kujya kukuvuza mwana wa hehe wabona imiti iri gukora ntaranayikoresha. hehe ma hehe ubizi se ukuzi tujya kuvuza hehe uzi ko wabyibagiwe kwa cya kigabo cya sendeko have wita ukabakurambera uramenye utazatuma hari ikintu kitubaho kitari cyiza jya ubavuga neza dore barakuvura. ariko se ubundi cyakubwiye ibikima? yambwiye ko bagucuritse mu isayu jewe yagukuyemo nkureba. mwana wa nagiye kubona mbona isura yawe arayizamuye azamura akaboko avuga bya bintu by'ibigambo byabo nawe urabyibuka. umva akajya akavuga nkabona kirazamuka umva nagize ubwoba ndavuga nk'umwana wanjye yarapfuye wakabyara we naho ubundi wari upfuye wabona ari nayo mpamvu umeze utyo. ariko bari abagabo barakora nabanje kubisuzugura barakora rwose wa mwana we dore ujya witwara neza batazagira ikikubaho have. oya humura ma jewe gahunda yanjye ni imwe rwose wagize neza buriya umubyeyi ni umubyeyi nta nkunda ndabizi buriya nakubwiye nabi numva birambabaje ariko nagombaga kwereka kiriya kigore ko ndi ku ruhande rwacyo. n'abari abayobozi b'abatekamutwe birirwa mu tugambo mgemba mbona banarya za ruswa ariko abayobozi bo bareke sinshaka no kwibuka ariko kari agasore buriya harya ngo agasigaye ngo gashinzwe ikidi naranabyibagiwe niko ubonye ngo akana k'agasore k'ingimbi kaze ngo karayobora umudugudu wacu. ngo niyo maraso mashya rwose. amaraso mashya yo baba babeshya dore niyo ateranya abantu. ubonye ngo kaguhobe ziranshoreke y'incege y'umugore wawe nako ntakiri n'umugore wawe. oya ibye ndi kubyigaho neza. ubyigaho rwose ufata umwanzuro. nzaza twicare noneho tubinoze neza nkwereke gahunda mfite. niba ari n'ibyo kumuha azabirya mu biryo ubundi kwa muganga bazavuga ko yarwaye indwara y'uburiri. reka nzabanze nkutsirike nzi ibyo nzakora. nzabanza nkutsirike umva nta hantu azaguhera. oya ntabwo yambaye ndi nyoko reka njye nkutabara rega nta wundi wagufasha mu rugamba rw'amahina. ese ibi bishyimbo ko mbona habuze ubihurara? ba basore rega bamaze iminsi umwe yararwaye undi rero ubwo aba yagiye kureba ko za hene nyine dufite hahandi uko zimeze mu gishanga cyepiriya. ubwo rero waragaruka niwe uri bubwongera akanahura erega narashaje sinkigira umugongo. oya reka mbe ngufasha reka nkuremo aka gashati. reka nambike aka gashati ndabona basize. ariko ntiwivune cyane mwana wawe. oya ndabihura ndacyafite agatege. nta kibazo rwose reba umuhina aho ngaho mu nzu yo hepfo ya yindi irimo ibishogoshogo byinshi dore niho muhini ngira ngo kawusize ka gahungu. reka nze ndabona reka nze mbihure rwose naho ubundi reka nze nkukorera umuti uriya ncege izambona. aha dore karekezi bwaraje nesha umutwe shaka kareke noneho rwose ntabwo biri buvemo biri gustressa. oya humura rwose erega jewe naje rwose urabona naje ndi no guseka koko. mva yewe uri ukuntu wanteje ingare ejo bundi none uguraje ugaruke muri ibyo bintu byawe. mva oya Soso cyagihe nasaga nk'uwataye umutwe ni ukuri amakuru se ndabona umeze neza rwose. urabona cyagihe naje nataye umutwe urumva ndaza nirukanka nta gutekereza ubwo urumva umugore yari nukuri ugasa abagabo ndazizi niba uje none yane yawe wabeshyaga ntayiri hano. oya humura rwose naje kwica amande buriya urabona nkagurisha noneho uragura akantu. oya ndakugurira oya ndagushyira aho ngaho twagana nereza censi aho ngaho kwanza erega ndakuzi. Soso sasa buriya nari meze nk'umuntu wayaze
urabona nyine umuntu amaze kubeshya itakaje nk'amafaranga abagabo bazi hano mu kabari bajya basara nawe urabibona ubwo rero cyane ndaza nguhomeraho tu ariko ubwo numva umujinya nagutuye n'ibiki byose ariko rega nta n'impamvu yo gushwana nta bintu byo gushwana biriya byararangiye ko byanarangiye neza byarangiye neza shyiraho tubiri nawe uze kuryaho kagerageze kungurira se shyiraho ariko siriye n'ibyo buriya njya nkunda no kukwiganiriza ko yambona uri umwana ushaka papa Hirwa ibyo bintu ntabwo mbikunda pe mu kazi noneho umwana mwizegera hano washa winyegera pe ntabwo mbikora rero nubwo nandi igisazi kuriya sha ibyo bintu ntabwo mbikunda ndabizi ko utabikunda niyo mpamvu rwose uri buriya oya sha kuba ngukoze kuri tubona ikibazo oya ntabwo mbikunda pe urumva bigaragara nabi dore mabuja dore ngaho bakiri asukuno abantu mu kabari n'umunwa wabo oya ndabizi ariko ntabirenze kujya wibagirwa ko ufite n'umugore ufite ariko umusasi wari wameye biriya bisazi byose nyine suragira ngo ejo nanjye azaza binzane oya byararangiye buriya naranivuje meze neza niyo ahubwo icyo navugaga Soso waretse kunkorera kuko nabikunda ariko rero buriya akabari kwinjira n'abagabo bose baba inshuti zanyu tuzajya aho ngaho kakumvikana ya buri mugabo wese angurira kabiri nzajya nkugurira ariko ashaka rukira ariko siko hano hose ku gasozi hose sharika papa Hirwa reka pe ahantu hose nagenze ni wowe n'umucoma wa mbere uteye neza ni nawe w'umukobwa ushaka papa Hirwa nubwo ndi umukobwa nkora aka kazi ushaka n'ugushakisha pe ariko ibintu nk'ibyo nta nubwo mbikunda kubona niza kuri za nibere mu nyama zanjye harya ugiye mu kanya abariko baba baguhaye dore uyu muriro hano ku cyokezo ntabwo wapfa kuwukira rwose umanura akanyota erega n'ubushyuhe rwose njye rwose urabizi ni umugabo mwiza reka narakwikundiye reka ngukorere ushaka mbega ikigo humura ntarebe iwanjye rwose reka mbe nicaye hariya kuri ariya meza turaza no kuganira turaganira ariko oya rwose nta kibazo ninkubwira ngo ndaje tuganire urabinyemera sibyo Soso oya kuganira turaganira ibintu byo kushaka ndaje budushyizeho sawa ndarababonosha ubundi najyaga kugwa kuri iriya nyasama y'umugore ikibuno kingana gutya kindi mu maso kwe kakira agaho bararya kwe ese amaherezo azaba yahe ntuzacikwe n'agace ko gutaha